Reka nongere ngo ikaze wamaze gukora subscribe kuri channel ya YouTube Yambi TV official ndetse nawe udukurikira mu bundi buryo tarakora subscribe ariko ukaba ukunda inkuru ndetse n'ibiganiro dukomeza kugenda atukugezaho. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho inkuru nshya yitwa uko nazinutswe urukundo, akaba ari inkuru yabaye ku musore witwa Muhire Blaise. Umusore wumvaga yarihaye akumva yuko we azakunda igihe abishakiye ndetse agashyiraho intego z'umukobwa yumva ko agomba gukunda, ariko akaza gutungurwa bikomeye cyane mu rukundo akisanga amaze kurugwamo, ariko akaza kurukuramo n'isomo rikomeye cyane. Reka rero dukurikire iyo nkuru, ariko nanone mbibutsa yuko tugiye kujya tubagezaho inkuru 3 zose ku munsi, aho mugiye kujya mukurikira inkuru 3 zitandukanye, muzajya mwakira igice kimwe kuri buri nkuru. Hanyuma mbifuriza rero no gukora subscribe kuri Yambi TV official kugira ngo dukomeze kugenda atubana. Reka rero mbaho umwanya mukurikire iyi nkuru, bibutsa kandi gutanga igitekerezo, mugakanda like ndetse na share muyisangiza abandi. Nazinutswe urukundo. Nitwa Muhire Blaise. Natinyaga abakobwa nta nubwo niyumvaga mu rukundo. Numvaga igihe kitaragera, numvaga hakibura igihe ngo nkunda umukobwa. Sinakundaga urukundo rw'urukururano, nangaga inkunda rubyino. Numvaga ntashaka kugira uwo ntesha umutwe cyangwa ngo muteshe igihe ngo ndamukunda kandi nta gahunda yo kumushaka mfite. Numvaga nindamuka nkunze umuntu ari we tuzabana niyitwara neza. Kandi nanjye numvaga ndamutse nitwaye nabi mu rukundo namusaba imbabazi nciye bugufi. Nangaga kubona umukobwa asuzugura umuhungu ku mpamvu iyo ari yo yose. Yumvira nawe byambayeho. Umunsi umwe nateze bisi nkuko bisanzwe mva Nyabugogo nerekeza ku Murindi, byari mu masaha ya 11 z'umugoroba. Nicaye mu myanya nyuma muri iyo bisi, twagendaga dutera urwenya n'abandi bagenzi. Imodoka igeze ku Murindi irahagarara ngo tuvemo. Mu guhaguruka nagize ibyago nkandagira umuntu ku kirenge. Nagiye kumva numva ratatse ngo urankandagiye. Nahise nkuraho ikirenge. Iryo jwi numvise ryirangiye mu matwi yanjye nk'imirya ya gitari ikozweho n'intoki z'umuhanga mu gucuranga. Ryari ijwi ry'umukobwa. Nahindukiye nsaba imbabazi, ari nako nshaka kureba iyo sura ya nyiri umuhogo usohotsemo ijwi rimburije umutima gutuza. Ntibyankundiye kuko nari nzengurutswe n'abantu benshi nabo bashaka gusohoka. Mubona igice cy'inyuma gusa nabwo amahushuka. Nkigera hanze nagerageje guhengereza mu dirishya ngo mwitegereze neza, intego yanjye sinayigeraho kuko hari hakira abantu benshi bahagaze muri bisi. Kubera amatsiko menshi nashatse gusubira mu modoka mbanze murebe neza, ariko biranga kuko imodoka yahise itsimbura. Imodoka yaragiye nsigara mpagaze aho niyitegereza, mpita nigarura mu bitekerezo nibaza ibyo nari ndimo ndiseka, ariko imvumba z'amatwi yanjye ziguma kumva iryo jwi ry'umukobwa. Ubwo ni nakamatsiko yo kumubona agenda azamuka. Icyakora nari nabashije kubona ko yari afite umusatsi utsimbye wirabura, furare ya orange n'ishati yera, ariko nabyo ntibyari gutuma ubutaha twongeye guhora namumenya. Nakomeje kugenda nibaza impamvu namutinzeho, gusa nkihumuriza mu mutima mvuga nti n'amatsiko mfite ijwi rye nta kindi. Nageze mu kazi k'ikigoroba nakoraga mvuye mu kakumanywa, gusa ibitekerezo byose byari bikiri kuri wa mukobwa nakandagiye muri bisi. Umukobwa ntazi izina, ntazi ahataha, ntazi imico ye, uretse ijwi rye ryambujije amahwemo. Nari nsanzwe numva amajwi menshi nkamwe mwese, ndetse no muri iyo bisi twagendaga tuganira n'abandi bahungu n'abakobwa. Nakomeje kwibaza ukuntu ijambo rimwe ryanyitendekamo rikantesha umutwe. Uwo mugoroba nakomeje akazi kanjye ko kwakira abakiriya mfite ibineza neza ntazi aho bituruka, gusa ijambo rankandagiye. Nari nabwiwe banyaha, siniyumvisha ukuntu ryanryohera nkaho bambwiye bati utombeye miliyoni. Uko iminota yashiraga niko narushagaho kwibaza ku bwiza bw'ijwi numvise, n'amatsiko yo kumenya nyararya akarushaho kuzamuka. Nubwo wowe uri kumva inkuru yanjye none ushobora guhita utekereza icyo nari nabaye, njyewe icyo gihe sinari nsobanukiye ibiri kumbaho, sinari nzi aho biganisha. Sinatekerezaga ko umunsi ukurikiraho bizaba bimeze, nta nubwo natekerezaga icyo nakora. Akazi karangiye naratashye njya kuryama. Iryo joro ryose naraye nkanuye ntekereza ibyambayeho nabiburiye ubusobanuro. Nasinziriyeho amasaha 3 gusa. Ijoro numvaga ryabaye nk'ukwezi kose. Sinjye narose bucya, ubundi mbyuka njya gutega bisi. Nkigeraho bisi ziparika, umuhungu twiganyanyuraho yitwaye mu modoka ye arahagarara ngo ampere ifuti nk'uko rimwe n'imwe yajyaga bigenza. Nanga kuyijyamo mubwira ko hari umuntu ndindiriye dufitanye gahunda. Yaheyo kajya. Ubwo nibwiraga ko naza kubona wa mukobwa cyangwa nkumva ijwi rye nkahita mumenya. Nari nkifite amatsiko menshi. Bisi ivuye Kabuga ikihagera nahise ninanguriramo, ndaranganya amaso muri iyo bisi yose. Sinabashaga kureba hose neza kuko yari yuzuye abandi bantu bahagaze nk'uko bisanzwe. Byabaye ngombwa ko nyizengurukamo ngenda nitegereza buri mukobwa wese, mbura ikimenyetso na kimwe cyangeza ku ntego yanjye. Abakobwa ntago ari kenshi bashobora kwambara umwenda umwe kabiri kikurikiranye. Hagati ariko niyumvagamo ikintu cy'ubwoba, gusa ntibwashoboraga guhosha amatsiko nari mfite. Amahirwe amwe rukumbi yari asigaye yari ugutega amatwi buri jwi ryose ry'umukobwa uri muri iyo bisi. Byari akazi katoroshye kuko hari n'abageraga aho baviramo batavuze, hari n'abo twanize tugeraho mviramo batavuze.
nasohotse muri bisi mbabaye, ibintu byari bitangiye guhindura isura, umutima watangiye gutera ubutitsa nkaho nirutse kilometero, ibyaramatsiko birakomera, ntangira kumva ngomba kumubona nkaho hari uwamunshinze. Ibibazo byinshi bidafite ibisubizo bizibiranye umutima wanjye. Ese kuki ataje? Yaba yahuye n'ikihe kibazo cyangwa n'umwe mu basohotse batavuze? Wasanga adakunda kuzina, ariko se ubundi kuki nshaka kumubona? Ese ndamutse mubonye ubundi nakora iki? Ibi byose nabyibazaga mu mutima wanjye, mva muri gare njya ku biro ngenda mbitekerezaho. Nta na kimwe nabashije kwisubiza. Ijwi numvise ngo urankandagiye ryari rimaze kunyambura ububasha bwo gusubiza ubwenge bwanjye ku gihe. Uwo munsi akazi nagakoze nabi cyane ku buryo n'umukoresha yageze ahabona ko mfite ikibazo, ariko yabimbaza simbimwerurire. Umutima wakomezaga kunyishyuza uwo mukobwa, hari icyo ntari nakamenye rero, nari nakunze. Bigeze mu masaha ya saa sita z'amanywa, numvaga ariko ndushaho kubura amahoro, ku buryo nta kindi numvaga nshyize imbere. Akazi oya, umukoresha oyaha, ahubwo uwo mukobwa. Nakomeze gutekereza cyane, nsanga nkurikije ko byatangiye intera bigezeho bintesha umutwe, numvaga ntagize icyo nkora amaherezo ndasara nkiruka. Natangiye gukeka ko rya jambo rankandagiye uwo mukobwa yaba yarindogiyemo kuko namukandagiye. Ibyo nabyo byatumaga ndushaho kumushaka ngo nibura musabe imbabazi ampe gutuza muri jye, maze kubura uko nabikemura mbese ari uguhebera urwaje. Nibutse Ernest inshuti yanjye ya cyane, namuhamagaye kuri telefone mbwiye uko byangendekeye, arangije kunyumva aranseka cyane. Mubajije icyo nsekera ambwira ko ibyambaye hari urukundo. Iryo jambo Ernest yansubije ryankuye umutima, kuko numvaga nzakunda mu myaka 2 iri gukurikiraho. Icyari giteye ubwoba kurusha ibindi nuko nari nakunze ntarenzi ngo ninde, nta n'icyizere cyo kumubona nari mfite, nibura ngo mbimubwira byemere cyangwa byange. Ibyo kurya saa sita byose nigeze nabyibuka. Ubwo amasaha yo gusoza akazi yarageze, ntunganya ibiro byanjye ngo ntahe njye mu kazi k'ikigoroba nk'uko bisanzwe. Bitanumva umuyobozi wanjye mu kazi arampamagaye ngo ninyure mu biro bye mbere yuko ntaha. Nahise nibwira icyo agiye gukora, kuko yari yabonye ntitwaye neza mu kazi. Nabanje guhagarara gato ntekereza uburyo mbuzemo akazi kubera ijwi numvise ntanazi na nyiraryo. Nsenga Imana ngo inkize ry'uwo munsi. Hanyuma ninjira mu biro by'umukoresha. Ngeze mu biro boss iranyitegereje atavuga. Arangije ambwira ko umunsi ukurikiyeho ndamutse mbyutse nkumva ntameze neza naryama nkaruhuka, igihe numva ameze neza nkabona kugaruka mu kazi. Narikirije maze mwifuriza umugoroba mwiza, nuko ndataha. Sinjye narose ngera muri gare, nk'ibisanzwe ninjiye mu modoka, nagize amahirwe yo kuyinjiramo nsanga irimo abantu bake cyane. Nukuvuga ko umukobwa winjiraga wese namurebaga ndetse nkategereza ko atobora ngo avuge. Nari narumvise amajwi menshi y'abaririmbyikazi bo ku isi baranezeza, ariko ijwi ntazi nyiraryo ryambwiye ngo urankandagiye ryari rihebuje yose. Kumva iryo jwi nanone no kumenya nyiraryo ntibyari bikinteye amatsiko gusa, ahubwo byari umuti wamvura, kuko numvaga nta mahoro nzagira ntaramenya nyiraryo. Byasaga n'ibidashoboka. Numvaga nahagarara muri bisi nkatanga itangazo, ariko nta kimenyetso na kimwe gifatika nari nifite nari gushingiraho, kuko uretse ijwi ryihariye ibindi nari nabonye kuri uwo mukobwa byari bisanzwe no ku bandi. Nari nataye umutwe rwose. Imodoka yari nzigeraho mviramo nta kanunu k'uwo nkunda. Mvuza kanunu k'uwo nkunda kuko Ernest yari yansobanuriye ko mukunda. Nasohotse muri bisi nseta ibirenge, ngira no mu kazi kandi mugoroba nta gushabuka mfite, ku buryo n'abakiriya nakiraga babibonaga. Byari binteye isoni cyane kubona umuntu nkanjye wiyubashye nkunda umuntu mu buryo busuzuguritse gutyo. Najyaga numva kera byita coup de foudre, kubona umuntu ukamusarira ukumva umwimariyemo utaramenya niba atarashaka, adafite undi akunda n'ibindi. Nari narashyizeho amahame n'imiterere y'uwo nkunda kandi nshaka: kuba yubaha, atandusha imyaka, kuba yarize kaminuza, kuba aca bugufi, kuba asenga, kuba ari imibiri yombi kuko njye nari inzobe, atabyibushye cyane, atansumba, kuba yiteguye ko twahita tubana n'ibindi. Numvaga nkibura nk'imyaka 2 ngo nkundane. Niba umuntu agira imitima ingahe ntumbaze, kuko ibyo byose nagenderagaho ntamenya aho byarengeye nkimara kumva iryo jwi. Numvise ubwoba buntashye bwo nibukaga ibyo kera niga muri segonderi na kaminuza bitaga indege, kurwara muri n'andi mazina. Najyaga mbiseka nkumva ari n'ubucucu, kurwara umuntu ngo uramukunda sinabyumvaga. Kuri iyi nshuro rero ninjye wari utahiwe. Umutwe wanjye ubwawo numvaga undemerera, nkumva n'umubiri wacitse intege nk'uwaraye inkera. Umutima wo numvaga batumbye byo guturika, kuko ntari nakabonye wampogoje. Naba n'abandi barwaraga bo bazi banakundanaga wenda, njyeweho n'uwari kumbaza ngo uwo nshaka ninde. Uretse ijwi numvise nta kintu nari kumusubiza. Rero numvaga ibyanjye birenze ubucucu, ari ubuhwinini cyangwa kurindagira. Mbese nari meze nk'umuntu urwaye indwara itagira umuti n'urukingo, idakira nka kera sida cyaduka. Urukundo n'urukumbuzi nari mfite yo ntari nakamenya. Umutwe nari nateshejwe no kumushaka, impungenge z'uko nashoboraga no kuzarinda mpfa ntamuciye iryera, ubwoba bw'ukuntu ntashoboraga guhagarika ayo marangamutima nibura ngo mwikuremo. Uburyo akazi kari gatangiye gupfa kubera kumutindaho, isoni z'uko nabonaga abantu bo hafi yanjye batangiye kubona ibiri kumbaho, byampuriyeho mera nk'igihugu gitewe n'ibindi bine bigikikije. Byari bihagije ngo mbure imbaraga zinyura mu rugo. Nahamagaye umuhungu twabanaga anjyana mu rugo rwihishwa. Tugezeyo yambajije icyo ndwaye, mubwira yuko ntarakimenya. Numvaga ntazi aho nahera.
iryo joro sinagohetse ibibazo byinshi bidafite ibisubizo nibyo nibazaga nagerageje kweguka ngo mbyuke birananira uwo twabanaga mwizeza ko ndajya ku kazi nkererewe bituma yigendera sinigeze menyesha ku kazi ko ntari bwitabire nahise nsobanukirwa neza imbaraga z'urukundo nabonaga ntazi uko amaherezo bizagenda kuko uko iminsi yicumaga niko byarushagaho kuba bibi nari nzi ko kwa muganga nta muti bampa wamvura bityo numvaga ntaho najya gusa n'umuti nari nkeneye ntiwari kuboneka urupfu nirwo numvaga runtegereje nandikiye Ernest mushuti wanjye ko narembye ndi muri ghetto ko abishoboye yaza kundeba ntiyigeze ansubiza niba araza cyangwa atari buze nakomeje kurwana n'umutima n'ibitekerezo byose biri mu mubiri wanjye wamaze gutakaza imbaraga zibyuka cyangwa zigenda akazi ko sinari nkigatekereza nari nabaye nk'umwana muto icyari mu mutwe wanjye n'ijwi rigira riti urankandagiye Ernest yari azi ko nta mpamvu yatuma nsiba akazi amezi 5 yari ashize ntasiba akazi ku kazi barampamagaye cyane ariko sinafite imbaraga zo kwitaba telefone hashize amasaha nk'abiri numva umuntu ukomanze Ernest yaraje mutekerereza ibyambayeho abonye uko nabaye bimutera ubwoba antekera icyayi nubwo byarangiye ntakinyweye rero kuko yanyisanzuragaho yanyibukije ukuntu twiga muri kaminuza namukwenaga ubwo yari yarakunze umukobwa agatinya kubimubwira kandi bararirimbanaga muri korari imwe yanganirije inkuru zitandukanye zijyanye n'ibibazo by'inkundo bituma numva ngaruye morale ariko nubundi ntihahandi nta gisubizo nabonaga hafi yanjye yambwiye ko nubwo mbona nta nzira byacamo kandi nawe ntayatekereza ko yizera ko inzira z'Imana ziruta imyenge ya Supanete narasetse ariko nitegereza imyenge igize Supanete yari ku gitanda cyanjye Ernest yambwiye ko nubwo nta muti kwa muganga bamfitiye ko nkwiye kugiye kuko bampa n'indi miti ituma umubiri wanjye utazahara cyane kandi bashoboraga no kumpa inama zisumbuye kuko baba barakiriye abarwayi batandukanye namufashe ku rutugu turagendana tugeze aho ntegerera bisi dutegerezaho gato mu minota nk'itanu biraje tuyinjiramo Ernest yansabiye umwanya wo kwicara kuko ndwaye umusore wari wicaranye n'umukobwa arampagurukira nibajije impamvu ari njye ari Ernest ntawatekereje gutega moto kandi ariyo yihuta kandi tutari tubuza amafaranga ariko sinabitindaho nk'ibisanzwe nabanguye amatwi ngo numve ko ryajwi naryumva ariko sinaryumva kageze i Remera Ernest amfata ukuboko ngiye guhaguruka ngo nsohoke uwo mukobwa twari twicaranye utari wigeze avuga yari yamenye ko ndwaye numva arambwiye ngo rwari bukira sinamenye ibimbayeho nahise numva iryo jwi ryeyuruye neza uburibwe bwari buri mu mubiri wanjye bwose byasaga neza nka rimwe ryambujije amahwemo narahindukiye ndamwitegereza sinabashije kumusubiza nashakaga kureba isura ye gusa iruhande rwe yari afite imbago bivuze ko yari afite ubumuga bw'ingingo naguye mu kantu reka nkugure iki cyambere cy'inkuru uko nazinutswe urukundo arahakirangiriye niba hari amatsiko usigaranye uko byaje kugenda rero ucyo usabwa gusa no kureba munsi y'inkuru ukareba hari gutukura ndetse ijambo subscribe ugahita ukandaho ugahita ukanda no ukamenyetso k'inzogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo nidushyiraho igice cya kabiri cy'inkuru uzahite wakira ubutumwa bugufi ukumenyesha uko kigezeho ugahita ucyumva mwabyumviye rero mwumvise uko Blaise byatangiye mwumvise uko yaramaze kwisanga yageze mu rukundo mu buryo atateguraga utandukanye n'imyumvire ye akaba nyine yaramaze kwisanga rwatangiye kumugira umukoroni kandi ku muntu atarazi batari bakamenyeranye ese wowe byaba byarigeze bikubaho ese wari wumva ijwi ry'umuntu ukamuhiga ese wari wabona umuntu ukifuza kongera kumubona rimwe mu buzima wenda ntuzongere no kumubona ukaba wasazana agahinda igitekerezo rero tubwire uko byumva ndetse nuko witeguye gukomeza kumva iyi nkuru murakoze murakarama ngiri JD wanyu nk'ibisanzwe ngora nanjye ukora subscribe kuri Yambi TV official ndetse unaza kuri Instagram username ni JD wanyu tugakomeza kugenda tubana murakoze murakarama mugire ibihe byiza